Ndagusuje neza kandi nguhaye ikaze wagize neza gukora subscribe kuri aya macano yacu kugira ngo ujye udukurikira uko dushyizeho ibiganiro byacu umunsi ku munsi. Nyewe nitwa Prince Robert umuhungu w'Imana n'abantu bose mwumva ururimi ngiye kuvuga. Ushobora kwibaza ngo uyu munsi se tugiye kuvuga iki? Ururimi tugiye kuganira bavuga ngo nta cyahishwe mu isi cyazahishurwa. Ese iryo jambo ry'Imana ryamanukiye iki? Nakiriye mwene data mugenzi wanjye Pasiteri Masengesho kugira ngo dukomeze twubake ubwami bw'Imana. Mushumba ndakwakiriye. Urakoze cyane, dushimye Kristo Yesu umwami w'abami, uvuga bikaba yategeka bigakomera. Amen. Aduhaye umwanya n'uwo kwishimirwa. Tudatinze uragize uti nta gihishwe kitazahishurwa, nta n'icyatwikiriwe kitazatwikururwa. Nibyo tugiye kuganiraho kandi ndashaka ko tubyinjiramo twahura. Ni ibiki bihishwa? Ni ibiki bitwikirwa? Ese ubundi abantu baremera ko hari ibintu byahishwe? Baremera ko hari ibintu bitwikiriye? Hari ibintu bimwe bihishwe, hari n'ibitwikiriye. Donc ikintu gihishwe n'igitwikiriye bishobora no kuba bitandukanye. Gishobora gutwikirirwa ahantu hagaragara ku buryo ugize umwete wo kugenda ukagitwikurura wahita umenya icyo ari cyo. Ariko noneho hari n'icyahishwe. Ikintu cyahishwe ugihisha agihisha agambiriye yuko uzagerageza kugishaka atazakibona. Akagihisha akagitsimba akazimanganya n'ibimenyetso. Akazimanganya n'ibimenyetso. Tuvuga indake, mujye mwumva indake zo mu mwuka. Urumva? Noneho rero abantu mbere na mbere umuntu tugiye kuganira nabanza ategura ubwonko bwe, abanza bubaze ngo ese koko hari ibintu byahishwe. Ese ubundi niki gishobora gutuma ikintu gihishwa? Icya mbere nuko cyaba ari iki giciro cyinshi umuntu nyiracyo adashaka ko hari undi muntu ukimenya. Hari n'igihe cyaba ari ikintu kibi adashaka ko hari umuntu umenya ko atunze ibintu bidakwiriye gutungwa, cyangwa se nyine atunze ibintu bitemewe. Kavuga ati ngenda bifite ni kamere yanjye n'ibyanjye ndabitsimba, nta wundi nshaka ko azamenya ko mfite ibi bintu niciririye. N'ibyanjye niciririye ninjuze uko mbana nabyo. Ngomba kubihidinga somewhere ukuntu mu buryo bwuzuye. Nubwo dusengana ariko kubera ko nabiciriye ndabihisha. Yego. Urumva? Ndakavuga ati ibi bintu reka mbihishe kuko nihagira umuntu ubimenya hari ikibizambaho cyangwa se azabitwara. Rero izo ni impamvu zose zishobora gutuma ibintu bihishwa. Kandi nanone impamvu zishobora gutuma ibintu bitwikirirwa ni ukugira ngo abantu b'abanebwe banyure kuri ibyo bintu batabibonye. Ubu hari ibintu abantu batabona ariko atari uko bihishe, ari agatwikirizo gusa bashyizeho kubera ko babonye ko iyo nzira ari inzira y'abanebwe. Urugero, buriya nk'abantu bo mu madini abenshi ibintu byabo biratwikiriye ntabwo bihishwe. Ukuri batazi kuratwikiriye ntiguhishwe kubera ko Bibiliya barayibaha bakayisoma. Ariko iyo bagusobanurira ibitari ibyo basomye n'ibinyuranye n'iki byo bahita bashyiraho agatwikirizo ariko bavuze neza. Bahita bakubitaho agatwikirizo nyine. Bagakubitaho agatwikirizo. Donc urarizi uri kubireba ni Bibiliya uranabyumvishe barabisomye ariko agatwikirizo gatumye utabimenya. Ariko wowe ugiye nyine wibwira ko hari ibintu uzi. Iyo ni impamvu rero ikomeye ishobora kuba ituma waranyuza ahantu ukabona ko hari n'ibintu bihari ariko utari capable yo kuba dufate nk'urugero rwa hafi. Yego. None nk'iri jambo ry'Imana rivuga ngo ntihakagira umuntu mwita so. Yego. Usibye so wo mu ijuru. Yego. Agatwikirizo usibye so mu ijuru. Noneho baraza bati twebwe ntabwo tuzavuga iso nituvuga iso muzabyange ntimuzatwite. Ntimuzatwite so. Ahubwo mujye mutwita daddy. Muzatwite daddy, muzatwite mami. Ako nagatwikirizo. Yego. Urumva ko kubuza ikintu ariko utakizi mu buryo bwa nyabwo ku buryo washobora kukirinda. Hari ikindi kintu kihatwikirika. Yewe hari agatwikirizo bashyiraho. N'amabuye, umucanga. Ibicate ko hari ibintu bitwikiriye hari. Hafi kwa Robert wahanyuze ku irembo rye nayonye. Hari iki hari ibintu bihatwikiriye. Ni ibikise? Bari amabuye. Bari umucanga. Niba ari itaka. Hako birahari. Urumva leta baviduye. Ntago mbizi. Urumva koko birahari kandi yabibonye ariko ntabwo yashobora gusobanura ngo ni ibiki. Mu madini menshi buri yurebye usanga iri jambo ry'Imana barizi ariko ni bangahe barisobanukiwe. Umunyedini
ikintu cya mbere yize, umwitozo wa mbere yakoze ni udutwikirizo, ntashobora kugasiga. yego Dukomeze ijambo ry'Imana tugiye gusoma, muranyemerera kuko ntashaka kuza gutinda. Dusome muri Luka 8:21, kandi hari n'impamvu nyine bigomba kuzatwikururwa nk'uko Yesu yabivuze. 21 Luka 8:19 kugera 21 haravuze ngo bene wabo wa Yesu nuko nyina na bene se baza aho ari, ariko ntibabasha kumugeraho kuko abateraniye aho ari benshi. Abantu baramubwira bati, nyoko na bene so bahagaze hanze baragushaka. Nawe arabasubiza ati, mama na bene data naba bumva ijambo ry'Imana bakarikomeza. Mama na bene data naba ngaba bumva ijambo ry'Imana bakagira gute? Bakarikomeza. Turacyasoma kugira ngo tutaza gutinda, reka tuhasomere hamwe. Matayo 10:24. Matayo 10:24 haravuga ngo umwigishwa ntaruta umwigisha, kandi n'umugaragu ntaruta shebuja. Birahagije ko umwigishwa amera nk'umwigisha n'umugaragu akamera nka shebuja. Niba bise nyir'urugo Beelzebul, kaswe abari mu rugo rwe. Nuko ntimuzabatinye, kuko ari nta cyatwikiriwe kitazatwikururwa, cyangwa igihishwe kitazamenyekana. Ibyo mbabwirira mu mwijima muzabivugire ku mugaragaro, n'ibyo mwongorewe muzabirangururire hejuru y'amazu. Kandi ntimuzatinye abica umubiri badashobora kwica ubugingo, ahubwo mutinye ushobora kwica ubugingo, ahubwo mutinye ushobora kurimbura ubugingo n'umubiri muri Gehinomu. Imana itugirire neza. Yesu aduhaye inshingano zikomeye. Aratubwiye ngo data cyangwa bagenzi be nabumva ijambo ry'Imana bakarikomeza. Ntabwo ari abaryumva gusa, tubitandukanye. Hari abantu bumva ijambo ry'Imana bakamera nka za mbuto zabibwe mu nzira, izindi mu mahwa, izindi ku kara. Ntabwo ari bo Yesu avuze, ni abaryumvise bakarikomeza. Abo nibo bagenzi ba Yesu, nibo bavandimwe be. Ni nababwiye ngo hari ibintu nzajya mbongorera, babandi bakomeje ijambo ry'Uwiteka. Arababwira ngo nta gihishwe. Dore ngiye banyise Beelzebul. Ni ukubera iki banyise Beelzebul? Ni uko batansobanukiwe, ni uko batakabaye bamenya oya, ahubwo igisubizo ni uko bamfitiye ishyari ryo kugira ngo ibyo nigisha babipfundikire. Kuko icyatumye abafarisayo batatuma abantu cyangwa se barwanya Yesu, si ukugira ngo, ntabwo ari ukugira ngo wenda Yesu atagira audience nini, ahubwo ni ukugira ngo ubutumwa bwiza butamenyekana. Hanyuma rero Yesu arababwira ati, aba bantu bari kundwanya kubera guhisha iby'ubwami bwanjye, kugira ngo hatagira usobanukirwa isezerano ko ryasohoye. None rero reka mbibasabe, mbinginge. Hari ibintu ngiye kubabwira, ariko mumanze mumenyere ijambo. Ikintu cyose gihishwe kizagaragara, igitwikiriye kizatwikururwa. Kandi hari inshingano ngiye kubaha. Hari ibintu mbabwirira mu mwijima. Wari uzi ko mu mwijima Imana ivugiramo cyane? Imana ivugira mu mwijima. Ubu hari ibintu Yesu yabwiye abantu bakomeje ijambo rye. Haleluya. Abandi bantu badafiteho amakuru, umuntu akavuga ati ko nanjye ko niga ijambo ry'Imana maze igihe nsenga, ibyo bintu masengesha bavuga ko ntabyo nzi. Si ibyo bintu nabyo biri mu myizerere cyangwa n'inzaduka. Kubera iki? Yumvisha ijambo ry'Imana ntiyarikomeza, ariko uryumva akarikomeza. Yesu amusezeranije amagambo akomeye. Aravuga ngo wowe hari ibintu nzajya nkubwira, nkongorere, mbikubwirire mu mwijima, ibindi reka twongere dusubiremo. Wenda reka nze mbasomere ukuntu bizaba bimeze, ahantu Yesu azajya avuganira natwe, kandi akaba ari ahantu
kwitondera. Yego. Ibyo atubwirira mu mwijima, ibyo atubwirira mu mwijima ni ibiki? Tuza kubaganiriza. Ibyo atubwirira mu mwijima ni ibyo atubwirira mu nzozi nijoro dusinziriye. Yego. Ibyo atubwirira mu mayerekwa, ibyo byose ni ibintu atubwirira mu mwijima, kuko nta wundi muntu n'umwe uba ubizi, kandi akenshi akunda no kubitubwira no mu bicuku by'ijoro dushyizweyo. Haleluya. Amen. Ni ukuvuga ngo rero iyo tuje kuvuga ibyo Yesu yatubwiriye mu mwijima, abantu benshi baravuga ati ariko se ibyo bintu birashoboka? Ariko abakomeza ijambo rya Yesu na nijoro arabavugisha. Ikintu cya kabiri rero, arababwira ngo ibyo nzababwira twiherereye. Abantu bihereranye na Yesu hari ibintu ababwira, ariko akabategeka kujya kubidepoza, noneho kubitangaza ku karubanda. Noneho hari ikintu gikomeye. Ubu uyu munsi hari ibintu byari byarahishwe, abantu babihishe bashyiraho ibitwikirizo byinshi. Bamaze gushyiraho ibitwikirizo byinshi, ibindi barahisha, ibindi baratwikira, avuga ati ibi ni ibintu byacu, tugiye kwikorera utuntu twacu, ntabwo bizigera bimenyekana. Baravuga ati ba masengesho muzabarinde ntibazagere hano, muri gurupe yacu ntimuzabashyiremo, mu nsengero zacu ntimuzabatumire, mbega mwirinde connection ya, kuko bari abantu turi kubona tutazi. Mwebwe mujye mubabwira ko ari inshuti zanyu, ariko ntibazakandagire ahantu mutwikirire. Izi kave duhishemo, yego, ntimuzigere bazinjiramo, mujye mubihorera. Noneho Yesu aradusanga arabitwongorera ngo hari ibintu akongorera. Ejo ndi hari ahantu yambwiye ukuntu hubatse nyine neza barobati reka bibongorere. Nabwiye mugenzi wanjye aravuga ati umwuka wera ndamutinya, ati ibi bintu yarabinyongoreye tudahari, tutazi hasi hejuru. Abagatisha akabamenera amabanga mutamenye nyine. Urumva hari ibintu Yesu atwongorera. Noneho iyo tuje hano kubivuga, urumva hari uburyo nyine twavuze Yesu atubwiramo, hari ibintu atubwira mu mwijima. Ako gitinya umuntu ushobora kubaka ahasa akabanza y'ubutaka, ejo akakurikizaho amazi. Yesu akaza akavuga ati ko wari wamenya gahunda y'amazi n'ubutaka. Hari ibintu Yesu atwongorera. Yego. Ni uburyo bwa komunikasiyo yacu na Yesu. Ngo hari ibyo atubwirira mu mwijima, ayo makuru tukaba tuyibitseho nijoro dushyizweyo. Nijoro hari ibyo atubwirira mu mayerekwa, hari ibyo atubwirira mu nzozi, ngo hari n'ibyo atubwira atwongoreye. Urumva, ngo hari n'ibyo atubwirira ku mugaragaro, hari n'ibyo rero atwongorera nyine. None reka mbabwire, ubwo buryo bwose bwo kuvugana na Yesu, wowe uvuganamo na Yesu muhuriraho basi. Ni hano ku mugaragaro, nibaze ku mugaragaro hari abantu bari ku mugaragaro gusa. Urumva, nibura aha ngaha ku mugaragaro basi Yesu ujya umwumva basi. Biba bigoye nyine. Hari ahantu Yesu aza hano ku mugaragaro akavuga. Urumva, ntabwo waba utarakomeje ibye ngo ibyavuzwe ubyumve. Ko bisaba se kuba warakomeje, twasanze ariyo fondasiyo. Icyambere ni ukuba mugenzi wa Yesu, ukaba n'umuvandimwe we, kandi ikikugira we ni ugukomeza ibyo yavuze. Yanavuze ko umuntu umeze gutyo ari uzaba wubatse inzu ye ku rutare, ariyo mpamvu ibintu byose bizajya biza bikikubitaho bikayisiga ihagaze. Rero umuntu umeze gutyo niwe ubasha kumva izi mvugo zombi. Ariko reka tubabwire, abantu benshi bazi ibyo ku mugaragaro. Ku mugaragaro burya haba imibatizo, ku mugaragaro hari za pasika zashyizwe hano, ku mugaragaro nyine ibintu byo ku mugaragaro benshi baranabidekora bakabisiga amarangi kugira ngo bibonekere abantu ko ari byiza. Ibintu byo ku mugaragaro, ibintu byo ku mugaragaro, Noheli biba bidekoye cyane rwose. Urumva no mu nsengero hose biba bidekoye ibyo ku mugaragaro, nubwo wenda byaba ari imirasire, aba harimo ibindi. Inyuma y'ibintu byo ku mugaragaro hari ibindi biri mu twikiro, biri no mu rwihisho. Yego. Urumva, noneho rero abantu bakumva Robert ari kuvuga, kuko Yesu yavuze ngo nta kihishe kitazahishurwa, nta kintu gitwikiriye kitazatwikururwa, kandi mu gihe biri gutwikururwa namwe nzabakoresha kuko ari byo nzabongorera. Nkababwira, iyo Robert aje akavuga ibirengeje ibiri mubona ku mugaragaro, aravuga ati inyuma yabyo harimo ibintu,
atoya ntabyo nawe ni tariki mirasire 25 n'eshanu z'ukwa 12 si bwese yavutse ubundi se kuyizihiza bitwaye iki nk'abakirisitu nyamara mu rwihisho mama mugenda mukomeza ibintu ariko ntabwo zigitwikiriye inyuma y'ibyo bintu zirisi ntabwo yisi urumva izo za pasika uzibizitwikiriye uzi byari byo so ni ukuvuga ngo rero mubanze mutekereze Yesu yavugaga ko ibi bizaba mu minsi y'imperuka mwari muzi impamvu ibyari byaratwikiriwe uyu munsi biri gutwikururwa nubwo mudafite ubushobozi bwo kwita no kumenyesha amaso yanyu no kumvisha amatwi yanyu ibiri kuba n'ibyo muri kureba mwari mubizi impamvu ya mbere nuko ari igihe cy'imperuka impamvu ya kabiri nuko hari abakomeje ijambo ry'umwami Yesu bahinduka abavandimwe be abarabongorera akababwirira ibintu mu rwihisho bakaza kubivugira ku karubanda hari igihe ibintu Yesu abitubwirira mu rwihisho akatubwira ati mujye ku karubanda twabitangaza bakavuga ati ko se wowe uri umusazi twebwe amashakiro yacu kariyo kuntuza karayo muri rusange ku mugaragaro reka tujye gushakamo bagashakamo ku mugaragaro bakabibura bivuze ko nawe tubibonye bose mwagiye muvuga ubutumwa bwiza ibyo muba muri kuvuga n'ibiki mwagiye muvuga Yesu cyane by'urwihisho ko ntabyo tubonye mubusha muri reference yacu yitwa ku mwavuze Yesu ugasanga ikibazo cyavutse ariko abana b'Imana reka tugaruke mwari muzi impamvu isi igira gutya igakubita hanze igifayiro nk'icya Epstein kikaba kikubise hasi mu matwi y'abantu mu maso yabo b'abayobozi bari babirimo babibundikiye Imana ikavuga iti rero ari ibintu nshaka kugira abana banjye nibwiriraho ibihe bigeze gitwikirizo ngo pa muyaga ukaburaje kikaba kiguye hariya bikavugwa none abari baratwikire bagahita bavuga ati ibintu birakomeye turasebye murwane na Iran kubita igipfundikizo muri Iran urumva Amerika turavuga niwe wadutabara urabizi ko nawe mugaragaro hariho peteroli mwishyira ibyo bintu amazutu kubita mufunga urumuzi vuba data we mugire vuba bakongera bakaza bagatwikira ikimbabaza nuko batwikira ibyabo n'ibitekerezo by'abantu bitwikira mwavuye mu bintu by'abandi umugabo yaraje avuga ati bakunda kuvuga ngo bambona ahantu umuntu ubwo agatwikizo kavuyeho kandi niyo realite none bati n'ibitekerezo muhite mupfundikira vuba ukire vuba urumva bakaba barapfundikiye abantu bagakomeza ubuzima akazana igipfundikizo akabakuye akavuga ati intoki kankozemo ndebe ko abantu bagwirirana mami wacu mupfundikire vuba mwebwe mupfundikire yagiye kugira kubitaho agapfundikizo akabwira kameramani ati zimya kubitaho agapfundikizo ngira utwo nikorera hari utuntu ukajya kubona ukuntu araje senkisa bose ni batiza hwera kamera nazo ziri kuzuminga rero mane gakuye mupfundikire vuba mupfundikire mube mushimisheho gakeya hagira nk'umuntu Imana ibyongora nka mushiki wacu Kararisa ati bambara myeru dore ati white garment n'iki byose ati mwana wo mu gatenga wagiye gukora akazi hakiri kare nta muntu watugerera hari twara agapfundikizo ngira ngo twara agapfundikizo urumva abantu bati ubuzima burakomeje haleluya tuzajyayo pfa kuba bipfundikiye noneho ijambo ry'Imana tubwiye ngo nta gipfundikiye kitazaba reka mbabwire n'ibyo mwapfundikiriye niyo ushaka mukoresha amabeti hari igihe rero bizasobanuka byose bamwana bamuririmbye reka n'ubu biri gusobanuka turagira ngo tubabwire ko hari ibintu Yesu yatwongoreye ubu turabazi uwo tutazi se tuzi nyina ejo yaratwongoreye iyo tuvugisha ukuri Yesu yaratwongoreye rwose urumva hagihishwe kitazajya gute kitazahishura mwana wa bujeyi nta kintu gihishwe kitazahishurwa
na kimwe ntabwo bishoboka. So kuba ibintu byose biri guhishurwa mwa bapotere rimwe na rimwe mukivamo ati Yesu tumwana Yesu mufite bisarabana byagera ku iherezo timbabajwe nuko twababeshye ni master wa theology mu Rwanda wandikishije Bibiliya ndagiye ariko rero hari ibintu twari twaratwikiriye ibindi turabitsinda. Reka mbabwira ko bizagenga ibyo twaberetse ni reality. Ari ukuntu nawe agenda twikuruye dukiye tunagasiga dutwikiriye ko atatwikuruye byose se ngo atubwire ku kigo kuri kiriya kigo wasize, ariko mwamuzi ko Yesu atagiye atwongorera ibyasigaye Yesu agenda abyongorera abantu bamwegera bakamwikomeza agenda abibongorera mu matwi. Ubundi ni kuri mpamvu isi byayicanze. Urumva hari igihe tuza nka hano kuri kamera tukavuga ibyo yatwongoreye tukavugaho gake bakajya kureba ko hari imyenge yapfumutse mu gitwikirizo cyane. Byagongorera Elisa bati bari butere banyuza atariko igicucu kiri muri twebwe gikore nyifashe atari kuraturenganyiriza ubusa Elisa baramufite Elisa hari umuntu ijya yongorera tujya mwongorera ati mujye kumuzana abayivugana bayibeshyera mubagirira inama tubagiriye inama iri muri twebwe igibitubwira n'imirimo yose igenda ikora abayivugana bibayibeshyera mubagira inama barekeraho abagenda bashyiraho udutwikirizo muyibeshyera mubagira inama barekeraho. Koko mwoka byaramwe abamena peto ngo muri gutwikira arejya abantu baza bakatwikira neza bakatwikira neza burundu muri udafite ijwi bagahomesha ubushishi akabatisha nazuka abantu bamuhomye kabisa ariko nta cyahishwe kitazahishura. Ngabaje hano kibaga bagarahishura twikira Yesu aratwongora ati ngiye kugira utuntu nikorera ariko uramwe muzi ko muzabitwikira kugeza ryari mwumva muzatwikira koko nabo byashoboka mwabavandimwe ngo mwarahishe nabo murahisha se urahishiki. Yesu nimba avuze ngo nta kintu na kimwe nimwitegure ko ibintu bigiye gutwikururwa. Bantu mufite amaso nimwitegure kureba, bantu mufite amatwi nimwitegure kumva, bantu mufite ubwenge nimwitegure banyamakuru hari ibintu bigiye gutwikururwa imbere hano. Situgeze 2026 na 7 n'8 n'icenda finali muri 30 yewe data ibintu bigiye gutwikururwa. Icyakora hari icyo nzi kizatuma batagira ikibazo ni ihubi bashyize mu bantu. ihubire utihorera ihubi Yesu agiye gutwikura harejya aho gati nimurebe namwe mwahubitswe atwika n'abahubitswe mwese nimurebe sha nyine. Yesu yaravuze ngo abahubitwe babihawe kubibwirwa migani kugira ngo kubireba babireba ariko be kubibona nanjye nari no kubyumva babyumva. Umwe ne yaje akikoza mu mitanati yambwiye ngo vizi ihoraho abahubitswe bataho irabikoze baraca cyane cyambi ku mupaka wazenye wajumba urumva nyine nibyo nari ndi kukubwira bahawe kubibwirwa mu migani kugira ngo babirebe ariko be kubibona. Nese ubu baba babibona wakojejemo amavu noza katira kuriya bakaba batarabibonye. Ubwo Elize naba yarahagaritswe uzegera ubona noneho mami wacu areka kugira bose urumva barabibonye kubireba barabireba ariko ntibabibona. Ariko babandi bakomeje haleluya hari icyo Yesu ababeretse abababwiye ati mwitonde hano mushyireho icyapa abashobora gusoma bakireba bagifite amaso. Kandi na Yohana niko yavugaga ngo abafite amatwi nibumve ibyo umwuka abwira amatorero.
nyir'ubwite yaravuze ngo abafite amaso yo kureba batahumye abo yazanye kugira ngo barebe murebe mwitegereze niko yavuze. ni twebwe igitwikirizo kiba gikuriweho kugira ngo abafite amaso barebe n'abafite amatwi bumve, kuko ababi bazakomeza kuba babi ariko abezwa bazakomeza, abandura bakomeze kwandura ariko abakiranutsi b'Imana bakomeze gukiranuka. yego ni nacyo gihe turimo. niyo mpamvu muba mubona tutitaye ku ngano y'abadukurikira, ku ngano y'ababyemera, ku ngano y'ababyumva. ababihawe si benshi. oyi munyibare beje turareba ati ndi kureba ibiti ndareba nanjye mba ndi kubireba, mwandwanya mutandwanya hari ibintu mba ndi kureba genda bireba kandi nago mubeshya. ubwo rero bene data bavandimwe, rega buriya hari abantu b'Imana barebaga. Pawulo ararebye ngo arareba abwira Timoteyo ati 18 ngibi ndi kubireba cyane, amatwi azibye ndi kubireba. Pawulo avuga ati ndi kubireba mvuga ukuntu umwami yanyongoreye, ndi kureba abantu bari kwikakaza kandi ndi kubareba, badakundana bagambana, ndi kureba bagambanye ndi kubareba, ndabareba ngewe. hari ibintu yavuze mu byo kugwiza akazabagwiza ngo bahwanye n'amarariyo, ndabareba baba bari muri cakira. Pawulo yarabarebaga, nanjye hari ibintu mba ndi kureba mutareba, hari ibintu umwuka yanyongora arambwira ngo hari ibintu umwuka twongorera. ubwo muzi ibintu aheruka kutwongorera, yaratwongoreye, aherutse kutwongorera ibintu bikomeye cyane, atubwira ati mukomere. Zya nama z'imbagwa tuti ni zingahe? Ziriya zose naziriya niriya na cya gifi atababa cyane icyo bose. ubwo rero iyo umwuka twongoreye tukaza mwese, ubundi nta kintu wakora. baravuga ngo urengura intumva amara ibinono, kandi uhongera umwanzi amara inka. mu by'ukuri hari abantu bajyaza ariko ngo mwagiye ngo muvuga mweruye, bahawe kubibwirirwa mu migani. databuja avugira mu migani, natwe tugomba kuvugira mu migani, kuko hajyaza akatwongorera mu migani, natubwira mu migani, natwe tugomba gusoza mu migani. kandi abazi iyo migani nibo bumva izo kode z'imigani, kandi imigani igana kariho. ubwoko bw'Imana burimbutse buzize kutagira ubwenge, kutamenya. niki cyatumye abantu berekwa ntibarebe? niki cyatumye abantu bumva ntibagire ikintu bitaho, ntibumvire, ntibanumvire? niki cyatumye Imana ikuraho igitwikirizo igahishura ibintu byari bihishwe? Imana igahishura ko Tereza w'ikarikuta mutagatifu twana burya abargenda twabaga tugiye gukurwa miraso koherezwa ahantu, abantu bakaguma oya mutagatifu dusabire. Tereza komeza akazi, Tereza komeza dusabire, komeza akazi. Papa Yohana Paul kabiri komeza akazi, komeza akazi. Bose none ikibazo ntabyo twabonye, undi ndubabwiye ngo batwikurure dusabire, undi ndutwikururiye ibintu byacu. abantu mwe aba bahungu bari Yerusalemu izisaha bagenda ku bitekerezo byazo n'izimwe. Dore none ni wacu byarahaje, byaradutse ati twikira vuba twikira. ariko reka mbabwire ibyo mutwikiriye ngeze ku musozo. Yesu yavuze ko ibintu byose bizatwikururwa. Bana b'Imana mwatwikira, mwabetona mwahisha gute bizatwikururwa. n'ibyo mufite mu mazu yanyu umwuka w'Imana yagiye kubishyira ku karubanda. n'ibyo mwambariraho, n'ibyo mukenyereraho, n'ibyo mwaterekeye mu nsengero zanyu, n'ibibazanira abayoboke, naho mutwara roho zabo, n'amafaranga mwishyurwa, n'ubugome mukora, n'imiterekero iba muri ibyo binuza byanyu, byose bizatwikururwa. nta na kimwe kizasigara gitwikiriye. kandi abafite amaso bareba, umwuka w'Imana yatangiye kubatwikururira kugira ngo barebe. niyo mpamvu bazi byinshi. abafite amatwi bumva ibyo umwuka abwira amatorero. rero ba YouTubers mugiye guhugira mu gucuruza mujyane kamera we baba we, hari ibintu Imana iri kutwongorera gake gake, hari ibintu Imana igiye gutwikurura imbere hano, umwe ku wundi, step by step. yes,
umwe ku wundi. Ikimbabaje mugiye guhugira gucana inkuru, curuza inkuru yasohotse, ibyaha byasohotse, ibyaha byagenze gutya, wazajya zibisukiranaho mu burere n'izo mucuruza, mu burere n'izo mucuruza. Se nkora iriya none ko zimbanye nyishira, ariko nagira ngo mbabwire ikintu gikomeye, ko muzaba muhugiye muri ibyo bintu. Wavuze ko azabitwikurura ku iherezo, zabatungura muri kwa zaba kubasumbiye. Abera rata rero mugabanye kumva izo nkuru, mufate imyanzuro y'ibyo mureba. Theo araririmbye ngo fata umwanzuro w'ibikurushya. Urumva, mwifatira umwanzuro. Yesu aratwikuruye ngo mufate umwanzuro, mwiboneze neza, nimuhugire ngo ese koko ngo birashoboka, ngo ese birakuba, ngo ese nawe ngoroba, ngo buriya nibyo. No, yaravuze ngo icyo azaba ari itangiriro, kandi muzarushaho kwitegura neza. Nta cyatwikiriwe kitazatwikururwa, ariko ibyo ngibyo nimubona bitwikuruwe, muzarusheho kurarama, mwibuke ko ndi hafi, muhore mwiboneje kuko uwo nguwo aboneye. Imana ibaha umugisha. Nta cyatwikiriwe, ariko ibitwikururwa. Reka nkubwire ikikumenyesha ko uri umwana wo kurimbuka, ni uko ibintu bitwikururwa nturebe, byavugwa ntubyumve. Uyu munsi amatwi harokona babazivamo bakivamo, umva ntibigire icyo bikubwira. Nimba bunyeretse, niba ari barinyeretse bakakwereka, ukabona umeze nk'utigeze ugira icyo ubona, ukabishakira igororangingo ngo urabona ngo nyine ikisi ko nyirabwo ibyo yabivuze, ko nyirabyo yabivuze, ko nyiri kukwereka kweretse. Niyo umuntu akubwira ati nanjye ndi kubona ntazi, ubwo iki urajya gushyira ngo raturabizi. Abanyarwanda baravuga ngo nyiramaso yerekwa bike, ibindi akirebera. Ubu nta na duke weretswe. Ese weretswe duke? Ariko ari ibintu ngenda numva abantu b'Imana bahishura. Mugabo mwaravuze ati, wa mugabo wavuze ati impamvu yo kwambara iruta kwambara. Ntaraza ari byata, ariko ubu mwebwe nta kintu muba mubonamo mwebwera. Ariko Mana Robert, dusoje ikiganiro, reka nkubwize ukuri, Yesu ni mwiza. Haleluya. None se iyo avuze ngo ibyavugiwe mu rwihisho no mu rwongoraniro, ibyo byose muzabivugira ahagaragara. Umuntu akidekarara akaza akavuga ati nyamara zino sengero, iyi dizayini ni iy'abafuramaso, iyi mirasire 7 iri ahangaha ni iya Satani, iyi migongo mwambaye mutatse niyo muri Egiputa. Bisobanuye izi mpeta zimeze gutya na gutya, iyi mibatizo muri kubona y'abantu bari guhwera, aya mavuta, ubu buryo bw'abantu bakubita hasi bakagwirirana. Dore nyamara inkomoko yabyo ni aho ijyana abantu naha. Iyi mirimbo yo kwambara ibintu bisa, yego, iyi mirimbo yo kwambara bisa cyangwa ya maniforume ari kugenda, tukavuga ati nyamara hari ibintu mwuka byagiye, ibintu Imana yanyeretse, yego, gishuka. Kandisha abanga Imana mwese nimuyisenge, muzapfa mwakwibukwa. Abantu bakerekwa umucyo. Yesu akatubwira ati mujye hari umuntu waririmbye indirimbo wisi y'umuvumo, abanga Imana mwese nimuyisenge muzapfa kuyanga nta kibazo, ahubwo nyuma yo gupfa nta n'uzashyiraho mu nima yanyu. Reka ntabwo bizakunda. Abantu banze Imana bagiye gupfa, kandi bagiye gupfa rubi. Sitwaganiye ikiganiro kivuga ngo n'ubundi Satani wamukorera aho kugira ngo ubicuti ye waba umurwanya, kuko n'ubundi kubicuti ye bizarangira kwishe. Ikiza kandi akwica nabi, ntuzagire ngo ashyiramo kubushuti yagiye kukwica. Reka kimwe mu bintu Satani ahemba no kwica nabi inshuti ze. Ubwo rero Imana ibafasha. Turabashimiye mwese mwabanye natwe muri iki kiganiro. Ubuntu bw'Imana bubomeho, hanyuma mugire kugira amaso ahishurirwa ibyo Umwami ashima, kugira n'amatwi abasha kumva ibyo Umwami ageze gute ashima, mugire umutima ubasha kuzura ijambo ry'Imana rikaba rigwiriye muri wo, tariho ibinure. Imana ibamugashe. Arakoze kubana natwe. Amen. Katuhure mu biganiro by'ubutaha. Shalom.